Muraho neza, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku muryango. Ese umuryango tugiye kuganiraho bimeze bite? Kuganira ku muryango ni ibintu birebire cyane, ntago wabivugira umunsi umwe ngo birangize, ariko ngiye icyo nifuje ko twaganiraho ni wa muryango uri direct, abantu bavukana cyangwa se begeranye cyane, muba muhuje ba papa wanyu bavukana cyangwa se ba mama wanyu bavukana, aho ngaho niho ndi bwibande cyane. Ariko naho ndafatamo akantu gato cyane ariko tuganiraho. Akantu nshaka ko tuganiraho ni muri cya gihe iyo umubyeyi agize amahirwe akabyara abana bakabaho neza, bakiga cyangwa se ntibabe bana kwiga, ariko kubaho neza si uko umuntu aba yarize, ariko cyane cyane birushaho kuba byiza ko umubyeyi yabyara umwana cyangwa akabyara abana akaba afite ubushobozi bwo kumujyana mu mashuri akiga, akaminuza, ubundi akazibeshaho. Icyo nshaka kugarukaho rero ni iki: hari igihe usanga nk'umubyeyi yarabyaye abana barenga 2 cyangwa 3, ariko muri bo ntibabashe kugira ubushobozi bungana. Mu mvugo z'ubu, umwe ni umukire, abandi baraho hasi. Ugasanga rero ba bandi bari munsi ye bafite ibyiringiro muri we ko ari we uzagira ute, uzababeshaho cyangwa se uzabazamura. Bibaye byiza bigakunda nta gisa nabyo, ariko igihe bitakunze nabyo ntabwo wagira ute, ntiwabimuziza. Aho ngaho rero ntaze nk'urugero, ugasanga wa muntu wakize, yaba ari umudamu cyangwa ari umugabo, yarakize, birumvikana afite amafaranga, nawe yagiriwe amahirwe, yarabyaye, abana be biga mu mashuri meza ahenze, katubivuge gutyo. Noneho umwe muri ba bavukanye biwe nawe agize amahirwe, agize umuryango, arabyaye, afite abana, ariko nta bushobozi afite bwo kuba bakwiga muri ya mashuri nk'ayo abana ba mukuru we cyangwa se ba murumuna we bigamo. Aha hantu muhumve neza, umwe yarabyaye undi arabyara, kandi mu by'ukuri buri wese aba afite inshingano mbere na mbere ku muryango Imana yamuhaye. Ndavuga umugore n'abana be cyangwa se umugabo n'abana be. Burya kugira ngo ujye gufasha umuntu wo hirya, nuko wowe hari ibyo uba wabanje gukemura iwawe mu rugo. Ntabwo waba utabonye ibyo kurya ngo ubibonere undi wo ku ruhande. Wowe urabanza ubona ibyo urya, noneho hanyuma uze kubona ibyo uha wa muvukanyi wawe. Ariko ibyo kurya si byo nshaka kugarukaho cyane, kuko hari igihe umuntu aba adafite ubushobozi bwo kuba yakwishyurira umwana mu ishuri rihenze, ariko bya bindi by'ibanze byo kurya bitabura. Noneho icyo nshaka ko tugarukaho cyane ni hahandi usanga niba ngewe mfite abana bakaba biga muri ya mashuri twita aciriritse, uwo tuvukana afite abana biga muri ya mashuri akomeye, noneho nkumva ko yakagombye gufatana b'abana banjye akajya kubigisha. Ese ibyo birakwiye ko twabipfa? Yabikoze ni amahirwe, ariko atabikoze si ngombwa ko namwishyiramo ngo habe havamo na rwa rwango usanga abantu bavukana bagirana, kandi ugasanga ugiye kwanariza ugasanga ni n'utuntu nk'utwo ngutwo bagiye bapfa. Ese mu by'ukuri warabyaye ngo arere? Ese mu by'ukuri urashaka ngo amafaranga yishyurira umwana we ayagabanyemo 2 ajye kwigisha uwawe?
uko byagenda kose afite ubuzima bwe nawe ufite ubwawe, wenda yakagombye kugira ubwo gufashamo kubera ko yakurushije bwa bushobozi, ariko ntabwo wamutegeka. Ugasanga umuntu apanze gahunda ziwe, urugero ngewe mpanze gahunda zanjye ndashaka kugera kuri ibi n'ibi, ariko nkavuga nti kugira ngo ibintu mbigereho hari ubufasha abavandimwe banjye bazama. Aho ngaho nirengagije ko uko ndi gupanga ubuzima bwanjye nabo bari gupanga ubwabo, yewe niyo baba bandusha amafaranga. Ugasanga ntangiye kuvuga ngo ariko se ubundi ngo nguriya ngo azampaya naya, azaguhaya naya, uwe uzi imishinga afite? Ese we ajya gupanga iyo mishinga yigeze aza kugusaba amafaranga? Kuki wakumva ko wowe imishinga yawe uri buyimushyiremo? Ni byiza niba afite uburyo yagufashamo, ariko mbere yuko wumva ko azaguha amafaranga banza utekereze, ese ni nyamusaba we arayafite? Hari ikintu twibeshyaho ugasanga wibwiye ko afite amafaranga kandi noneho nawe ari mu mishinga runaka, ugiye kumusaba n'ibihumbi n'ijana atahita abibona ako kanya. Kubera iki? Kubera ko amafaranga ye ari mu mishinga. Ushobora gusanga ari kubaka, ushobora gusanga hari mu bucuruzi, ushobora gusanga n'ibintu byinshi umuntu abamo atakagombye kuza kukubwira. Ariko wowe kubera ko usanzwe uzi neza ko uriya ni umukire, nimubwira nimugezaho projet yanjye arama amafaranga ya naye, ese wowe waramusaje akayagusaba wayabona? Aramusaje akakubwira ati urabona ndi kubaka inzu ndaburaho ibihumbi 500 bimpe, wayamuha? Cyangwa wamubwira ko amafaranga nta mafaranga ufite wayashyize muri ibi n'ibi n'ibi n'ibi? Nawe rero nuko biba bimeze. Ntabwo byakagombye kuba intandaro y'urwango rw'abavukanye cyangwa rw'abavandimwe kubera ko hari ikintu yagezeho ukumva ko yakagombye nawe kukikugezaho. Nababwiye ko bibaye byiza mugafashanya, yego ni byiza 100%, ariko hari igihe bidashoboka. Kandi abanyarwanda baravuze ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Azabanza yubaka urugo rwe, nabona rushikamye nibwo azatekereza kugira uwo azamura. Wikumva ko azakura umwana we mu ishuri ryiza ngo aze yigisha uwawe, kuko ujya kumubyara ntago wamugishije inama. Ujya kumubyara ntago wamubwiye ngo rero ngiye kubyara uwo nzabyara uzamwigisha. Nugira amahirwe azamwigisha, kuko tuzi famiye nyinshi zikora ibyo bintu, ugasanga yigisha abana be kandi akigisha n'abana b'umuvukanyi wiwe. Ariko ntabwo byakabaye itegeko. Ntabwo wakumva ko niba atabikoze havamo urwango. Ntabwo wakumva ko niba nta kintu agufashije akwanga. Oya, ari kuzamura urugo rwe, ari kuzamura famiye ye. Nawe nyine baho mu buzima bujyanye n'ubushobozi ufite. Wishaka kumva ko uzabaho nk'uko runaka ariho, ntago munganya ubushobozi. Icyo kintu rero gikunze kubaho rwose. Umuntu utekereza gutyo, iyo mitekerereze iraciriritse. Isubireho, wumve ko uko murumuna wawe abayeho, uko mukuru wawe abayeho, ntabwo ari inshingano ze kuba yaza gufata umwana wawe ngo ajye kumwigisha mu mashuri wumva ashaka kwigamo. Nawe ubwawe wamubyaye ubwo bushobozi ntabwo ufite. Kuki wakumva ko we utaramubyaye wamushyiraho izo nshingano? Ariko nawe ufite ubwo bushobozi, niba ubona ko hari uburyo wafasha umwana wa murumuna wawe, umwana wa mukuru wawe, mufashe, muzamurane, ariko ntibibe intandaro y'urwango. Ugasanga rwose byabaye bifu,
ugasanga byabaye ikibazo gikomeye. Niba umuntu agusabye ubufasha ntubumuhaye kubera impamvu runaka, akumva ko kuri umugome, akumva bise agatangira akagenda akaguteza bisi mu mvugo z'iki gihe, kandi mu by'ukuri ntago byakagombye kugenda gutyo. Niba mfite uburyo nafasha umuntu tuvukana, ngomba kumufasha. Niba ariko ubwo bufasha ntabubonye, nta rubanza rundiho. Ushobora kuvuga ngo mfite amafaranga, yego ndayafite, ariko uzi icyo nyateganiriza? Ntabwo uzi icyo nyateganiriza. Ushobora kuvuga ngo ari kubaka ngo amazu, ngo yaguze imodoka, ngo yagize gute. Nshuti yanjye, ushobora gutekereza ko ya nzu iri mu madeni. Ushobora gufata umwanya utekereze ko wenda niyo modoka yayiguze ku ideni, noneho ya mafaranga akorera agiye kurwana no gutunga umuryango no kwishyura rya deni. Noneho wowe urashaka kugira ngo agufashe kandi nta deni uri kwishyura. Ngo aya, tujye dutekereza kabiri, noneho twishyire mu mwanya wa muntu. Wikumva ko niba ari umukire, yego ni umukire, ariko ubwo bukire nubwe ntabwo ari ubwawe. Nugira amahirwe azagufasha, ariko n'igihe atagufashije byiba bifu ngo wumve ko wamwanze, yakwanze. Banza urebe impamvu ya mafaranga atayaguhaye. Banza urebe impamvu rya shuri rya wa mwana wawe atari kubasha kuryishyura. Reba impamvu, urebe impamvu ibyo bintu ushaka ko agukorera atari kubikora, noneho ubone kwicara umucira urubanza. Ubone kwicara umucira urubanza. Wowe muntu nkurikiye ibi bintu urabyumva ute? Birakwiye ko mukuru wawe cyangwa murumuna wawe haba mu bifu kubera ko atishyuriye umwana wawe, kubera ko atagize gutya na gutya? Banza urebe nawe ibyo asabwa gukora. Banza urebe inshingano ze, urebe uburyo nawe zimuremereye. Hanyuma niho uzamenya ngo impamvu atabikoze niyi. Ariko icyo nasaba umuntu kuri iki kiganiro, niba ufite ubushobozi ukabona wafasha murumuna wawe, mufasha azamuke. Niba murumuna wawe ari we ufite ubushobozi, zamura mukuru wawe, muzamurane. Bizajya bigenda bibafasha kugira ute ya makimbirane aza hato na hato kubera ko umwe arakize undi ntakize bizavaho. Ariko icyo ngewe ubwanjye nshimangira, ntabwo murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye yabyaye kugira ngo mfate inshingano zabo yabyaye. Niba mfite ubushobozi nzabafasha, ni byiza cyane. Ariko niba ntabufite, ntabwo byakagombye kuba intandaro y'uko twakwangana. Oya, nawe ufite uburyo ubyumva, njye nuko nabyumvaga, bitavanyeho uko wowe ubyumva. Tubwire muri comment uburyo ubyumva, noneho hanyuma dufatanirize hamwe, tugumye twubake u Rwanda rwacu. Murakoze cyane.